none mbere ko dutangira filime dore ibyo tugiye kureba muri filime yacu tugiye kureba filime yacu arabaje niba baje gushaka ubutunzi niba baje guhiga iki niba baje kureba iki gusa uri imbere yabo niba atari pasiteri ashobora kuba ari umupfumu tu ariko abana azanye hakuno mu myobo ahantu bakuziye harimo abanyagore mutambuke mwokapfa mwe mutambuke mwokapfa mwe mutatambuka shawo kapfa we filime ira mutambuke ese filime tutangiye gutya mutambuke bana bisi mutambuke bana bisi mutambuke filime bagenzi sinzi by'ifilime ngo nibiki katsurore Robert agasobanuye video Robert Reya there today people iya natwe turatangiye ndetse na ni kama kawaida kuva muri People Loyal Media hamwe na video Robert cyangwa The Home Camp Studio iya turatangiye People Loyal Media kuri YouTube channel gusa barakwereka mu gihe abantu tuba turyamye turi mu gicuku cyangwa se amasaha 6 dutashye tugiye kureba ukuntu munda twakwigenza hari abandi baba barimo baraturoga Hello enami chino baba barimo urumva amagambo uri kumva ikirimi abarimo hakuno munsi ni bari mari bayahehe mwo kabyaramwe abandi saa 6 zageze byatangiye biterero abantu bakore kuzurebe dutangire hakuno mu marigara rero barakwereka hakuno hari umugabo atambukaga narimo kuva numbaze ngo ni hehe gusa aragana ahantu hamwe ndetse n'ahandi aya bas ni pora kandi bucece karacyari kwitangiriro cyangwa se ni kula alpha wabonye twenshi Robert Reya nakwiye gusajya kuri YouTube channel twa People Loyal Media wokande subscribe urumva subscribing nurangiza usharinge commentaire ntusige utayiteye aho ngaho ubundi ryo wirebera filime za buri everyday za agasobanuye video Robert Reya ndabakoneretse ni kama kawaida kumukubwa no gutambuka barakwereka wamubonye Kadafi papa mbwege kwirigara papa mbwege urwagwa rwabuze weye nani uramubona kwirigara ekuteri zirongozo warunyweye saa 6 iyo warunyweye saa 6 filime ziri hano nkaya basi katsorore papa mbwege uko arimo kubyibaza hariya barakora ku rundi ruhande hari umugabo urimo gutambuka numbaze ngo arafahe nawe gusa inkobo yangaha yishwe na nuza na papa mbwege iri kwirigara katsorore filime iraha aya basi Reya people suko ku pastor ndamubonara suko ko ni namubona ndabikora arashaka pastor umugabo ashaka pastor kana kimbere beko kaba kamuzi iriya mwana buriya ntago basanga atangwe mugo yanyobora buriya ni aba atangwe mugo burani yanyobora umugabo ari gushaka umuyobora kuri pastor bamutumyeho gusa hari muri akuteri ari muri uwanze kunywa arasinzira wewe asinga kakana kigeza akarara ubwo karaza kundangira pasiteri esha yewe ari muri ekuteri yo niga yo mani kanopi we yewe acana varunu enje iri sempe y'umuri nyipunaswa nagubona ko napuna uri kumva zarenge varunu uri kumva renge izo renge zawo munsi uraza birimira no uranyibura za mvugo z'Kigali pasiteri ndashaka kwayo ubugura muzi pasiteri gakwayo se turi mu rusenge wallahi iratubona muri church se niga yo ndi muri church nago turi muri church niga ni church wallahi uransanga ku gasimo kaza kumbwira zawa pasiteri mani yo wallahi jeni charanga asema nicare mbwira iki sigisa yo imvugo z'indara nuko zazitereye yo twicare tubiganira yicaranye na twanze tubivuganeho gatoya iri sembe wallahi no tanzunguru wani mane turaza guserera nizamvugo za Rocky na Junior we ati natamuzunga uruwani ntakiri baza bavuga taka ko ndangira pasiteri bigira ukwayo kubambwira iryo kwayo ni pasiteri enga abapfuye bakazuka ariko urumva mu pasiteri ra fuye nagira ngo nsengere umwana wanje azuka abo mbaze kwa master Santaki man urumva imvugo kirangi ijuru urwara ruranga abapfuye bakazuka uretse bakora musubiza apfuye nagira ngo nsengere nuko
umusaza ndaki undi wega we wakira ngo ijuru ryamurukiye hano ku isi undi wagira ngo ijuru ryamurukiye ku isi ndetse niba ufite ayo aranzunga uranyumira mvuga ya Rocky na Junior uranzunga se uyu mucongo ni wo atari amafaranga yawukoze mwana uyu mucongo ni cash nawe jewe banzunga bane nkurangire umupasitoro nkubwira keza ke nkubwira yuko ari se sumbirigi bene veno mwuzukuru wa 40 urakoresha ka buriye banzo wa 5 yo wallahi nago wa mu 5 mani yo nago byavamo ku 5 musaza ariko nari bimani nimbona pasitoro ndagukomandi amafaranga n'ukuri pe we humura umusaza jewe nase umugabo afite ikibazo ngo umwana we yapfuye bamubwiye ngo ari umupasitoro ugisengera bapfuye bakazuka ariko si ibyo bintu birashoboka nk'uko abyora mwe kurikira agafilime gusa bakise ngo ni ikibi umwana urabukoze aya basi kurikira barampora Robert agasobanuye zamubwira ko ari uwo mundangiye urumva ikintu azamwitura umwana we nazuka azamubwira uwo murangiye uwo ari kugira ngo bizaba bimumariye iki ariko ibyo bintu mbizi kuri Yesu Kristo harya ngo yazuye nde bantu mutarajya mu mavuta nkanjye bantu bakura abantu mwagiye mu mavuta mu karengo nkatwe haleluya jama avura inka kwizura abantu bayiririmu urumva ikintu azura we pasiteri azura n'umusere ikibazo cy'abantu bahaze mugo azura bumva bazura n'ibintu bitabaho akira rekeronde gizima wallahi no singuyu dore ya jina kubwiraga dore jini uyu mani yo akajya n'uyu no pastor wandi bajyaga bavuga ibintu byose bikaba ni usengera amajoro n'amanywa agahinduka akabamwe bageze kuri pastor aya basi yamutoreye salamareko ako mbiro kuri pastor yamutora salamareko yo pastor manu salamareko ndetse shambaze ngusengere ko wa mwana we ko mbona ugegera ndabona nibiki byabaye hano wa mwana umva pastor je murabura ariko urumva ivuga y'indara amani pastor nawe ushyiramo imiyaga man banza twumvikane pastor nawe indaburiza yo urabona iriya IG iri hariya ibicwa ubwo ni amafaranga ko nibiciye ibicwa wa mwana afite amafaranga pastor nakubwira kashi man impeso ni ukuvuga imvuga imwe ya kirara akagaruka mu gikristo afite amafaranga ashakamo njye muzanira ntuntinze mu nzira wowe ininza mu nzira abantu nzanira mbwira ibibazo afite niko bimeze kanze mukugeze munzanira wezana umuntu bana se ba mwana utansiga amadayimoni wanyu ndi mu mavuta ungezeho ntawe ngaho tugenda umungezeho arashaka pastor ariko nago komini sambaro menye 50 zanjye man hano nima nguhe agomba kumukoma 50 muri sambari umugabo afite ikibazo ku umwana we yapfuye iki kibanza ni kiza pastor nawe shyiramo ko miyaga ni kiza byose ufite ikihe kibazo wa mugabo tarabi man pastor we musubukanye ndagusuhuza ahubwo kiranuka kiza icyo ugomba gukora ni ugukizwa aba bapasiteri ndabazi hano hirya kwa se Nyundo Jean Damascene bo bagusaba gukizwa mbere yuko bamenya ibibazo byawe kizwa yapfuye wambwiye ngo uramusengera azuke pasiteri urumva ikibazo mugabo afite umwana we yapfuye ashaka ko bamusengera akazuka yego pastor ugamena ariko umwana ndaza kumukiza abantu yakire kuri kumwe na pasiteri wizera kuri kumwe na pasiteri nta kwizera ko ari kumwe n'Imana reka yizere pasiteri aba ni babandi barya ibicwa by'abantu ngo ni ibicwa ibihanga ni amafaranga cyaro tuzi ibintu by'uburara ntabwo ari byiza nta mwana ugomba gukizwa uburara ukareka mugo urumva ukareka n'amafege nutareka ibyo ngibyo urasubira iwanyu muri ka gatare uvuga ngo amena biraha nabwiye ngo nakuzaniye Robert Reya Robert agasobanuye pige Robert yakira ku mwana kuri YouTube channel yakira kujya kubumwe mu bagize itorero yego pastor ugomba kuba wa wundi utanga amaturo ku gihe ugomba kuzatanga n'amaturo ku gihe urumva ikintu babanza kwiziza cya mbere kanya bisabike nawe bagomba kuyatanga mbere pasitoro wenzurira umwana gusa urabona nshaka n'imodoka nzahita nyitanga mu rusengero aya basi kumubona agarutse mu sura ya kera urashaka kugira ngo nzima agaruke mu isura ya kera yego pastor ibi bintu nakwiye ngo ntago ngibyemera ntago mbizi sinzi umupasiteri wasengeye umuntu akazuka wenda yagusengera ku bibazo wawe ifitiye ariko nta muntu urazura umuntu tubizi kuri Kristo aciye tugiye reka nzo ndebe none uburyo bagiye kunzurira umuntu
ahantu hateye sinzi cya wana kwiye gusahama hamwe gusa wirebere filime Genda- bagiye kuzura umuntu bagiye kumuzura nubwo natwe turi abapasiteri twitabaza imbaraga zo mu ijuru Neza pastor. amen ngomba gusanga ikibi cyose kibaho Yego pastor. yego amen ikiguzi cyanjye unywa mbere ntabwo ukibona nyuma Yego buri kimwe pastor. Mwana wanjye nazuka. urampa isambu ndetse n'amafaranga urama isambu n'amafaranga umwana wawe nazuka ndayaguha urumva ikiguzi ikiguzi urabyemera icyo kiguzi ikiguzi mwaka kanya nshaka ariko ndashaka icyaka kanya ibyo bizaza nyuma witwaje angahe ufite angahe mu mufuka Nirumba 10 pastor. ni 10 ryonyine pasitoro ibihumbi 10 njye yewe yonyine njyaka bari nkorera vene mwuzukura 40 ibi bitagura n'isabune bitagura n'isabune sha ibihumbi 10 waho ubiguramo isabune yemwa niyihe sabune waguramo ibihumbi 10 niyihe nawe Pastor, ngana yagendanye ntabwo ari kwikopesha. nyine mfite pasitoro rwose reba ukuntu bingenzereza pasitoro amafaranga ni makeya cyane ni make ariko ntari dore indarara ku ruhande ke pasitoro harimo na byeri mani anywa muke harimo na byeri wikwanga umupeso yo Zo. harimo na byeri pasitoro nawe wikwanga umupeso ariko pasitoro ni mwiza ese yakubita iposhe ntabwo amafaranga asubira inyuma reka da Pastor. wallahi tugenda ngiye kukuzurira umwana wallahi ngiye kukuzurira umwana sasa sinzi ukuntu tugiye kuzura umwana 10 rya mbere ryagiye mu mufuka kurikira filime bayise ngo ikibi my friend izi sinzi ukuntu umuntu ashaka kujya kukuzurira umwana divo tugenda dusonge mbere bagiye kuzura umwana batangiye gufata inzira zijya mu irimbi ni muri kubana inzira zijya mu irimbi hey na ya nkoba irimo kugenda yishyuza pasitora ariko pastor man 10 ariko umenye ko ari mu kibiri cyanjye man nakurangiye umutima ikibiri cyanjye yo kibiri cyanjye harimo ikibiri cy'umuhungu harimo ikibiri cyanjye pastor yo harimo ikibiri gusa ndafite icyizere pasitora agiye kumusengera umwana azuke ariko ikiguzi azamuha amafaranga ndetse amuhe n'isambu natamuha umwana azamusubiza iyo yaragiye cyangwa se yaraza ko yamukuye abapasitori baragwira kurikira urebe gusa uko bamwateka imitwe abandi baba barimo guteka ibirenge ni nako n'abakurambere nabo bagenda bakora akazi kabo reka turore nkaya basi abantu bose bakabaya aka gafilime ndakabatuye kabagereho abantu batuye za kabaya twamanutse imisozi turimo turamanuka twafashe inzira zijya he mwirimbi we tugiye kuzura umwana muvuga ngo amena pastor amena pastor amena muvuga amena haleluya pastor agenda avuga n'indimi zo kubabeshya avuga ati mama data ya namwe mukemera pastor wewe ndimi pastor akugira inzanga nawe ukemera reka turore twamanutse pastor amen haleluya amen twamanutse tuvuye mu ishyamba rimwe turimo kwinjira mu marimbi reka turore Robert agasobanuye amen pastor amen ariko pastor wambaye ahantu rero bahungu banjye tugiye akamanze nzane bibiliya gatoya manze ariko bibiliya urabona hano iri muri comfort bibiliya kandi bibiliya pastor afite na bibiliya bana bibiliya yera iba yiti yera man ari muri comfort abimbaraga ariko manze nake ariko bibiliya ye bisaba iri muri telefone numurushye witwaje imbaraga nawe uwo ni master P numurushye bibiliya iri muri telefone amen iri muri telefone smartphone ariko pastor warunwe nawe uri kuma umuntu mwuka wera amen umva indara amen ahantu rero ugiye kujya amen warunwe biri hano nawe ngo nakuzaniye iracyari iki uvuga ngo amen kibi uvuga nawe amen warunwe amen aya basi reka turore bakomeza binjira amashyamba
twakomeje kwinjira amashyamba. Katsirori pasiteri yifitiye telefone kandi bubuka ikintu kimwe. ubwo rero Pasiteri ikintu nabonye cyo ni kimwe, ni umutekamutwe. Ikintu pasiteri cyo nabonye ni umutekamutwe. Katsirori Robert Deya, Robert agasobanuye n'abazaniye bagenzi ni Nyarwanda, Rwanda Films, Rwanda Movie Film. haleluya Muvuga ngo amen, haleluya. Amen. Amen, haleluya, haleluya. Haleluya, amen. Ukomeze mutambuke. Bakomeza begera imbere. Rega turore. Ngaya basi. Ngaya basi. Vije Robert. There. Ansa tugiye kuzura umuntu. Tugiye kuzura uwitabye ubusuzoni. Uwagiye kumbe mu mashyamba arimo kugenda bajyamo. Amashyamba ubwayo afite ba nyirayo nabo ubwayo bayarinze. Pastor. Harimo abantu barimo barinze amashyamba. Kadugara kimana kubana abantu gutambuka amashyamba. Yacisheni sinzi impamvu. Ariruka. Uyibuka ikintu hagusubiza inyuma gato nuko marimbi ubwayo abafite abantu bayarinda. Kubera hari ukuntu bene ngango babamenye herekeza abagenzi bacu bo bakajya gukora ibidakwiye. Hakuno niyo mpamvu habamo n'umutekano. Harabari hakuno. Arwaje atibika abagenzi arawe. Abakristo bagarutse mu shyamba. Baba Kristo bongeye kugaruka mu mashyamba hano. Babandi baza bateka imiti. Nk'urwanda ngo maporoso bimeze gute? Abakristo bagarutse mu shyamba tujye kubivura. Baba Kristo bagarutse mu mashyamba tujye kubwira abagenzi bacu. Babandi babateka imitwe sha. Reka tujye gutanga amakuru. Bagiye gutanga amakuru. Mashyamba nayo nayo. Gusa amashyamba nanone nubwo abarimo abantu bayarinze, habamo n'abantu baza kureba abakristo baje kwisengera kugira ngo babambure ibintu babazanye. Ntijya boramo abafashayi bafite n'izandya indyankwi dushoka n'ibyuma n'imbuge n'abitakuma hakuno bagenzi baba bari mashyamba bategereje gusa baza gusenga bakabambura. Niyo mpamvu usanga barakore benshi leta ihore bakangurira kutajya gusengera amashyamba kubera yuko ubwayo amashyamba iberamo za bene ngango. Katurore they are people idomes. Amashyamba nayo mu bene ngango. Icyatumye babona amafaranga kuyakorera mu mujyi byabahaye kujya kuyakorera mu mashyamba. Bajya kuyahigira mu mashyamba. Katsirore kandi amashyamba ni amashyamba. Amashyamba y'ikigera aravuga, amashyamba akagenda ndetse n'amashyamba ariruka. Katsirore Robert Deya barakuze bazanye inkuru. Bosi twagarutse, twavumbuye abantu bashyashya, twavumbuye abantu bashya. N'ubye nibajye baza mujye mubasubizayo. Nabyo nibajye baza mujye mubasubizayo. Tubasubizayo. Bashoma, gira bagenzi bawe tugende. Mubabwira sha tugende. Wasanga afite na za iPhone shyashya bazanye. Nimase mubanguke. Babanguke. Haya basi. Barapara bagenzi nicyo cyo gukora akazi. Bagiye kwambura. Nyamara pasitoro nawe yakenyere ku 10,000 bari bamuhaye, agiye kuzura ngo umwana w'abandi namara kumuzura bazamuha isambu ndetse n'amafaranga atamenye umubare wayo. Nimba ari miliyoni 10 cyangwa 20 simbizi. Gusa sinzi ikintu waguranya ubuzima bw'umuntu. Nicyo nanjye ntazi. Ikintu waguranya ubuzima bw'umuntu. Dore pasitoro. Mugende muvuga haleluya. Mugende muvuga amen nawe. Mugende muririmba mwoka pamwe. Ubundi wari wabayariwe. Baranga baricyenyereho. Mugende muvuga. Ira tugende. Kawo kutunyuza mu urimbi utujyanye. Ese kurimo kutunyuza mu irimbi tujyanye pastor. Batumwirondoro we nkawutwara. Ndabanza ngatwara umwirondoro w'umwana ubundi nkawujyana. Tubanza tukajya ahantu bamushyinguriye. Ubundi nkajya mu rugo nkamuhamagarira mu rugo. Umwana ansanga mu rugo. Ibintu ntago mbizi. Kubeshya cyane. Nabwo ibintu simbizi. Izi nzira. Gusa. Shema mujya. Hanga amaso televiziyo yawe amatwi yanize gatoya. Uko we katugende. Katugende pastor katugende. Cyane nde. Urashaka kunyigisha akazi sha winyigisha akazi. Ariko inkobo yarangiye pastor kibiri cye ntago barakimuha. Niba aramuha kibiri cye. Babanje kuzura mu
mwirimbi ngo baje gutwara umwirondoro w'umwana ubundi barangiza bakajya kumuhamagara mu rugo gusa musubije inyuma gatoya ubuke amarimbi akenshi bahita iwabo wa twese hari igihe bamara kuhadusiga ijoro rigatuma abavandimwe bo hepfiriya ba Rusuferi nabo baza kudusura yutari mu mafuta baragusura yutari mu mafuta baragusura yutari mu mafuta baragusura batangiye kuza kubasura debera filime baje kubasura bari mu marimbi baje kubasura kandi baje dore filime uyu ngware mu mafuta kandi amafuta yahe nta mafuta arimo baje gutwara umwirondoro gusa ikintu tubonye baje kubasura ariko se bari mu mafuta baje kubasura yewe gawe baje kubasura nawe se ore mavuta mikona ni nawe se ore mu mavuta agira kuri pasitor uranga agira kuri pasitor cyiza cye amitemo ijambo ry'Imana n'utunyagwa nka turiya ntabwo byumvikana Sophie imvura ndikumva nawe uri kuyumva kumbe dayimona ari gukamu nta kintu bajya Sophie imvura niyo umugisha cyangwa n'imvura yiye kumbe bari gukamura yutari mu mafuta ukumva imvura ahantu iwawe wa twese yutabanyika imvura icyo gihe aho wenyine mwiza ko si imvura iri kukubwira njye ntari kumva ni iyi aho imvura aho imvura kamuraga ariko ubunyagwa hariya ngo bene wanyu ngo bapfuye hariya ngo bene wanyu bapfuye nga penali ntawe uzaza tu ntawe uzaza akagabo karanga ntawe uzaza ariko ubu baya ariko ubu bunyagwa utu tunyagwa ngo mwaje mwirimba aba babaye ngo baje mwirimba ngo mwaje gusenga utunyagwa turagwira nkaya basi nani we nani bari bakuryaho bari bakugira ngo mwaje gusenga ariko amavuta murimo ni fake none kugira ngo abereke ko bari naseriye uwo musengera yagiye we uwo musengera yagiye Primiranga uwo musengera yagiye namwe mucisheni barango batwaye izina batwaye nyirondoro witabye Imana ngo bagiye kujya kumuhamagara urikira ga filime bande bari mu mashyamba bagezemo kumanuka bari kumanuka Katurore dore filime my friend is nakwiye ngo Robert agasobanuye video Robert entertainment presenter writer filime pasitora acyabajyana hamagarira imbaraga sasa bari kubona amashyamba mu marimbi bakuzamura hehe aho bita ku Kanyaru babakomezanyije ku Kanyaru nimuze duhamagara nizo mu mazi baje guhamagara nizo mu mazi muze duhamagara nizo mu mazi ndazihamagara ariko pasitori wamaye nkasubirayo ko mbona ibi bintu ari danje we igihe nagendeye nta n'umwoto igihe nagendeye nta n'icyatsi igihe nagendeye nta nakambuca ariko ibi ni ikibanyarwanda aya basi turi mari kumba ahantu baje kwaka imbaraga basize ikibi inyuma icyo batabonaga kumbe hakuno munsi muri ayo mariba harimo utundi tunyago kandi baje kwaka imbaraga bagensize by'ifilime sekibi we iki ni ikibi my friend is Katurore Robert agasobanuye video Robert entertainment presenter hamwe na VIP Loyal Media aya bas bagabo bakuziye ku Kanyaru baje kwaka amazi imbaraga baje kwa yewe gawe dore junior filime ziraha aya bas wamubonye junior mbona junior aya bas dore filime my friend is nakubwiye ngo naje nje nk'urubura rudasubirayo noneho nje kuba nkonjesha bari mu kibuga we ngabo kurikira urumva amajwi nta kintu mwumva buriya filime ziraha
katurare there aba baracyakuzira muvuga ngo amena ariko ahantu bakuziye nakubwiye ngo ibihabera nagahoma munya umugani wa mugabo nagahoma munya uyu munsi kirabarya urumva amajwi uri kumva amajwi umva amajwi pasitoraje kwaka imbaraga uranyizera abantu ndamuzura nimundushe ndamuzura aje kuzura umwana w'abandi aje kwaka izindi imbaraga aje kuzura umwana ndamuzura mana yozo benga na biso ari ubuvuga ibiri bishaka bitabaho zaba boringo pasitoro mumaya kanje nawe wizane uvuga ngo amena ariko kugira muhatambuke muvuga ngo amena muhatambuke nimutavuga amena murasigara filime ziraha katsirori papa w'umwana papa ko batambuka fata ku myako sinakubyaye nawe ndakomyako n'ubundi uri kirara cy'isi bari kubasiga imyako nawe tambuka ndakomyako sinakubyaye gapfe nabe ndakomyako mwende ku myako ni mwakire kuki ntakintu kizima kubaha ntibakire ku myako baje gusenga dore filime sasa undebere agatogo bayisha ikibi my friend izi nabyo nakuzaniye Robert there aba babahaye imyako sasa pasitoro we agomba kwaka baramuzura dore papa w'umwana ku ruhande baramuzura ndizeye baramuzura ndabyize baramuzura filime zira ukurikira urebe ndabakunda ngabo abari hejuru nabo barimo kubaha ku myuka mibi nibakire bene ngango nibakire abantu bari hasi nibazo ikibazo kiri hano baramuzura papa w'umwana ari baramuzura yewega we baramuzura amen baramuzura ndabyize baramuzura dore filime my friend is baramuzura tu ya mafaranga yarafashe bagenzi ashira hasi abanze arebe ukuntu hamagara ngo kumbaraga ariko pastor we anabara ayatandika hasi ari no kuyabara atagira n'ijana riburamo ashira hasi ari no kuyabara mana icya 10 nayabonye ikijano kigumanire mana icya 10 nakibonye ikijano kigumane baramuzura ndabyemeye baramuzura mana bazure mana ndagwamagaye amafaranga arapfumbase mana bazure dore ne ku ruhande baramuzura filime hano aba filime ziraha katsirori iracyari ikibi hamwe na VIP Low Media kumbe dore baba pusha ku ruhande nabo baramanutse bashe gufata abazanye amafaranga ndetse n'ibindi bicuruzwa hangaha n'amatelefone n'ibindi ngibyo ntago bashaka abapusha baza gusengera muri iyi misozi ntago byemewe niba byemewe ko nabwo abatunzwe bo kwambura aba bari nzakagendana agakiza ko mwijuru nzakagendana baramuzura ariko wabonye desa papa w'umwana no kurande papa w'umwana baramuzura ndabyeme baramuzura wallahi dore abapusha nabo bahageze karabaye kandi twabonye hano hantu twahabonye hari ibintu bihari biri hano hari ibintu biri muri aya mashyamba n'aya mabuye no muri aya mazi akenshi ku mazi akunda kuba ibintu by'imyuka mibi
ikibi igice cya mbere Katurore hamwe na Video Robert ndabakora ndetse na kama kawaida Katurore ndamuzura mubemuretse babashe kwambura nyamara ahantu baje kwambura twabonye hari ibintu biguhereza ikaze hari ibibaha ikaze ntumbaze ngo ni ibiki urumva inzogera uri kumva inzogera aba baracyari mu kazi mutuze murakapfa mutuze ala nami kintu bakiraho arabaje ariko igihe mwabahereye mwagapfa mwe igihe mwabahereye nubundi mwese munganya ibyaha igihe mwabahereye nubundi munganya ibyaha igihe mwabahereye nasenya bw'ubu nawe bwaramanuka igihe mwabahereye batangira gukubitwa n'inkuba n'imirabyo ahangaha mubahe bana ba mubahe nanjye n'ubundi ndabaha umuvu nimubahe abaje byatangiye kubakoma nimubahe ibintu byanze Katurore nimubahe bamwatanye no kuvurura batangira kuva icyo bita amaraso aya pass Katurore Robert there Robert agasobanuye Video Robert Entertainment Presenter ndabakora ndetse na kama kawaida arabas aya basi abaraha nabaje kwambura dore ngo baratangira guca ishene batangiye guca ishene ibintu byabaye ibindi duwaje kuzura umwana we kugira ngo natashya ibintu byanze byo kuza kuzura umwana we ibintu biranze ahantu haranyira ngo ngwinurori Katurore aya pass abaraha mbakajwe twatsinze abana bisi nababaya barangije sinibyo byonyine bageze aha nimubatake bagabo nibagomba kuva muri rishyamba mubatake bagabo mubatake aca koraba nimubatake nabaca Gabo, nimubatake bari nabaca nibagira kutuba batake cyase kuzira ko bataka abantu batake nakugomba gucika hano nagucika amashamba bagenzi amashamba ni ikibazo nagucika amashamba bagomba kubataka amashamba oho ala namikino Robert there uwa mbere hasi bari hano hafi bagomba kubataka uwa kabiri hasi biko wapi kama nayo ngabo bari na barataka batatse bagomba kubacika uwa gatatu hasi bari nagiye ngaya bas ngabo dore abandi bari we nani ngabo baromeka baje mashyamba ayibajata we turakangutse turakangutse amashyamba barababujije sara baje sasa gusenga waje n'umwana cyara munyoye ndabara filime iri hano ndabere uwa mbere kiramunywa cyaramunyoye Boye muri gicaho ubakabikira karabaye uwa gatatu biranywa filime zira uwa kane kiranywa murabajanye mutinjerereje hano hasi aya mashyamba mwoka byaramwe aya mashyamba turabariye turabafite bari iwacu dore kadesi filime ziri hano ayaba turabariye bari iwacu turabashimuse dore filime nanjye nkakubwira ni gucikwa igice cya kabiri cyo bizaba ari ikibazo gikomeye cyane yari kuva muri Viplay Media hamwe na Video Robert ndabakunda ndetse na kama kawaida ntucikwe n'ikindi cya kabiri bahitaga ikibi haya kama kawaida.